nukuri hangana sibyo ngareka kwigunga ndahari ndi mushiki wawe agomba kuzakuba hafi sibyo nubwo uyu munsi byanze ariko ejo byakunda tukabona imibereho tukarya tukaba mu nzu nawe udusuhuza mbona nta muntu ndi kubona hafi byatunganije Sam umeze ute amakuru yawe se wiriwe neza mbona wababaye wabaye iki Naramubwira kwihangana biragoye ariko tugerageze twihangane sibyo bazo se ari he Yananzana sinza yaragiye ngo nyagenda mukanya karambwenga ha nyine twihangane dore naye nagiye gushaka ibiceri ariko biranze ndabibuze umva nyine biragoye sinzi noneho aho turajya sinzi ngo turarya iki sinzi ngo baradusohora tujye gusa nyine dufatanye dusenge ibikisha byatunganye byamwitondo sunda bikenera bo ako n'uruhare wamereza ntacyo kugeza nawe ibyawe byo bagutuma mugiyemo nukuri hangana sibyo ngareka kwigunga ndahari ndi mushiki wawe agomba kuzakuba hafi sibyo nubwo uyu munsi byanze ariko ejo byakunda tukabona imibereho tukarya tukaba mu nzu nawe udusohora sibyo nubwo badusohora ntituzatandukane sibyo tuzagume hamwe tuzashakisha sibyo nzagerageza nkwiteho wowe na mukuru wawe wundi nzabitaho mwese sibyo rero gerageza wihangane wumve ko nubwo bigoye bizahinduka cyarekera kubabara sibyo ihangane kandi ukomere sema rero urabibona ute byinja sinzi uko biragenda pe iri kumbaga nkanyura nkakora mu muhogo nande nawe iri kukubaga witwe yatwasa muri byadanje n'abaturanyi nabo ntibagisigaza umuntu ngo arebe ko yanabasura ngo anakoremo sha ndabona umuvandimwe ahageze neza Bine sawa. Sawa cyane nyine gute. sinzi uko byagenze Ntabwo uri hano. nawe na sister se ko kumwicaye gutya nyine gutyo gusa ariko nizere ko mu makani na sister wawe nahaga yagiye yisize mu mazi abiri yagiye yabyutse nyine arambara aratubwira ati ndagaruka
Ariko nta kintu cyo kurya gihari. Ntacyo nta kintu cyo kurya nacyo byanze turaba witeze ko nyine se tuzi turareba iki kiba nicyo turi bukore ushobora nko kuba yavuga ati twacanga Ese yagiye yamba yatagenda ntawe uzaza ntabwo ababwiye cyangwa ntabwo mwamura mwigendeye kwa kundi kwanyu. nyine ariko wari wagiye kuzerera wibeshye n'injye wasigaye ratangwa uko Nani wari ubari ngaho wazivuga ngo yambaye ngo ahita agenda nta nubwo ubizi. nyine yambaye ariko Ndetse yambaye niyakubwira nagiye. yambaye nyine ubwo ngubwo mbona hasa agenda ariko nyine mushaka n'uburyo muzurira ukundya namwe bakuru nyine mugashaka nk'umuntu mwajya ugagira twe turi bazima Uyu munsi rero muhumure ndatekera byaciwe. reka ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva reka nigendere ahubwo nupanga ibintu bizima uze kumpamagara twongere tubivuge reka ntabwo byakunda tugomba kwihangana nk'umuryango tugashyigikirana reka ntabwo tugomba kuma duterana umugongo baza amakuru rero amakuru nayo umeze ute nta kwa kundi wansize ndikomeze noneho nyahiko nawe rero urambeshya wumva cyagiye twahuye mbwira ko umaze iminsi 3 utarya tukaba tumaze hafi nk'iminsi 3 n'ubundi tutavugana gusa nanone umaze indi minsi 3 utarya ntabwo ari uko bimeze ko nyine twaje kugira umuntu nyine adutera inkunga mushiki wacu nyine abona akazi nyine ubu ngubu tumeze neza nyine shana hari ibintu rwose ahantu nda wakubwiye n'inda wakurangiye ko uri kubona ngo umuntu bisinyitura wahabwe ndarangishije nyine ndahabona nyine ndavuga ati reka nsuhuze tunaganire nyine shana nyine wumve ngo nanjye byahise biba ibibazo cyagiye hari akajama nahise mpura nako kiriya gihe mwana karanjyana nyine tumara nk'iminsi 3 tutaba mu rugo none garanfurere yamufatiye ibihano bya danje ahubwo ndabona nshaka no kuzamuhuka nkigendera kabisa amuva iruhande nishakira ahantu garanfurere ndabona kuzabona n'abari ubusazi ako mwana uzi nkanjye ngiye mbonye ayo mahirwe nabyaza umusaruro ku buryo garafurere yajya avuga ati ngukora iki ngiye nkahita nyikora bitewe n'ubuzima njye naciyemo akashanuka none se wafata umuntu wese ukajya umwinginga agasa niba bibaye ibintu birangiye nyine mu gihe nta kintu urageraho nyine uringinga ibintu byo kwinginga rero si ibintu byawe nta nubwo mbikunda habe na gatoya kabisa ntabwo ibintu byo kwinginga mbikunda ariko gusa nyine nanjye ndareka nyine guhita shamani bro uzi ko nanjye ejo bundi nabaye numvaga ko bidashoboka mwana ko umuntu ashobora kuribwa n'inzara ngo abyumve niyo bundi barambwiraga ngo umuntu yariwe n'inzara uriya mwana inzara iri kumurya nkibaza ubundi inzara iraryana mwana inzara iryana gute ukibaza nibwo n'inzara iryana mwana ubundi se nyine byaranunguye ejo bundi ku buryo bro nariwe n'inzara ndasakuza bya n'abaturanyi barahurura baza kureba ikibaye nyine basanga nyine inzara iri kumurya iriya boro iraryana wenda wowe inzara yakuriye wenda umunsi umwe kuko njye inzara yandi iminsi 3 yose ibaze ukuntu nari imeze nta kintu natekereza wakora natekereza nakora nta kintu mfite kuba natekereza cyo umunsi nkakora nk'inka uri kumva ari ukuza uryama ubuze kugeza imana nkaba niyubaha ukabona ugiye no kumprofita ukambwira ati ngiye mfite umushinga na brada wanjye wantera inkunga ngabasha kuba nageretse nawe nazamuka nawe rero nta pro nyine wagira icyo umbwira ikintu nyine ubona cyazabya ikibazo cyawe ubundi ngiye ibyanjye ubundi ni ukwibera mu buzima ni ukwibera mu ikibazo cyawe tuvugana uri muri telefone izo telefone ziba zirimo iki mba ntibereye chat gushaka n'abafite twiganye nyine kimwe
tutinziza amagambo neza ndashaka ko tuvugana telefone iri ku meza cyangwa se ndikubikiremo kimwe kandi wicaye kuri grafere reka mwubahe oya reka mwubahe n'ubwo wenda akanama kazi muhaba ugiye kumbwira inama agiye kugira ngo inama waba ugiye kumbwira dore warize urarangiza twarakwishyuriye wize na neza wize n'ibintu ushobora kuba bifitiye cyabwisha akazi bo natekerezaga buriya ibintu bya financial ndabikeka wabyize neza ndabizi cyane ndashaka kuzakujyana hano mu mujyi ukajya we umbarira ibyinjiye n'ibisohoka kuko ndabikeka barimo bayikundira kuko umuntu iyo ari mu byawe mudafitanye relationship usanga akenshi arimo aragenda kurya utamenya aho amafaranga agenda ariko birasaba iki uragabanya ibintu bya ubusore budafite 12 ubusore uraho umukobwa wapi we fata umwanzuro nk'umuntu w'umusore ukuze uvuga ati wow njyewe afite uvuye mu mico yo kugenda ngendagera mu bitingiza ibintu bitingiza nibyo usanga bidindiza abantu bwana byiza bo ngiye gushaka ukuntu nzakujyana mu mujyi ukuntu bizinesi ikorwa nzagutureyininga nk'ukwezi ariko umbwire ko ibintu byo kugerageza bigizwe none se ko ubizi ko ibintu bya financial mbizi ni ngombwa ko uzajya kontraininga kandi ibyo bintu uzi neza ko mbizi byaganiriye ntabwo ibyo bintu ari ngombwa ko wazajya kontraininga ariko man hagati aho nyine hagati aho hari akantu nendaga kukubwira bro man nyine nari ndi gutemberana n'usi wabonye ko rembe ku muhanda buriya hari umupeti nawe mvuye kureba rero man arababaye yishwe n'inzara kandi hano twirirwa tubona ibyo kurya turabibona tukirirwa tubimena ibiki byose ariko uwo mwana namurebye arambabaza nta kuntu twazafata uwo mwana uba warishwe n'inzara kugira tujye dufata ibiryo tubimene akaza natwe tukajya tumufasha ikibazo uzamukiye urabona hano buri wese aba ari muri mu guhiga kuri cyangwa se nafite amashuri mu mico yanyu nkamwe urubyiruko mbonye numvaga wenda twapfa kumuzana maybe ariko ubwo byasaba byinshi birasaba guhazamo no kuyikurikirana umenye se yariye kuko ngira ngo yapfa kumbona ese uwo mwana yakujya afite ababyeyi shamana umwana nyine uburyo yarababaye nyine ukuntu mwana asozari bitanje kuba yabasha guhandoringa risk yari afite y'inzara yari nta ababyeyi afite nyine ntabwo nigeze nitaho kuba namubaza ngo se ufite ababyeyi iki nyine nuko nabonye yari afite inzara abaye afite ababyeyi byaba ari byiza ko nanjye byamfasha kuko ntabwo namushyira hano mu rugo atazaba mu gukurikirana gusa afite ababyeyi twamufashiriza iki ahari ku gitekerezo nicyo ndaza kukigaho neza uze kungira ase bro reka nanjye nigira akanama noneho twajya twikorera kandi ako kantu ndakeka kajya kinjiza amafaranga twebwe tugashaka ufite amafaranga atari make bro ufite amafaranga atari make menshi cyane nta kuntu twashinga agashinga ko gucuruza amatelefone arambwiye ngo nzashaka akantu nazakora umushinga wo gucuruza telefone mbese ushaka kuzamuka utabanje gukambakamba muri make none se reka nanjye nguhe igitekerezo yego igitekerezo nicyo cyo gushinga telefone ucuruza telefone ndakeka bigezweho ariko ni ikintu nshaka y'amafaranga azaza akubwiye ndashaka amafaranga yavuye mu bitekerezo byawe mu gukora kwawe no mu mbaraga zawe nko muri ako kazi mwenda kujyanamo ndashaka ko uzajya uhembwa nkareba se ushoboye kwizigama wihangane sibyo samumona ndagukunda kandi nzakwitaho n'ukomeza sakaza video ngene arangiye Yesu Mungu alikuwa ngumahanga mu mariki urabona ko ni nani video bihari urana nawo ngumahanga mu mariki iyo wifashe ugafata phone
nta kindi kiri mu mutwe umukobwa ngiko nanashaka kuba mbaye niko uwo nshaka namubona kuko mfite amafaranga uri inyana y'ingwe biri kugendagenda uzerera ahantu hose niba uciye ahandi afite warangiza buri mugoroba nta kandi kazi ni ugufata phone ati go baby what means in that baby ese uvugana n'abana ase bro nyine gusa bro uzafungwa mwa baby abana no hindura imico ibintu simbikunda kandi ariko kugeza bakera byo kwiruba uruba mu rugo gukora ku gusa uruba mu bakobwa nk'uwo muhungu wumvugishije akumana n'iki kuri wowe sha bro man ibintu uri kumbwira rero ngiye ndumva sinzi man bro gabanya no kumbwira n'ibyo bintu man nubwo uri garaferi nanakubahuka man ibyo bintu urimo urambwira we ntabwo uri gupesa ibiceri man ngo ibiceri nyine ngiye kugira ikintu nikorera urimo urambwira utwo tuntu ngo bebe none se bro sindi umuntu man simfite umubiri why mean ntavugana n'ababebi urabona ngiye nambaye umubiri w'ingwe cyangwa w'ikirura se uburyo uvuga ngo ni wowe ufite umubiri wenyine twese dufite imibiri kandi dufite n'ibitekerezo ahubwo ikibazo byari ni gute utekereza ibintu bizima by'amafaranga njye ndumva nta stress kabisa uzi ikintu wowe cyagufasha ndumva uri kuntera stress z'ibisozi yego ni stress biba stress iyo hataraza ibintu by'inyanja reka nanicapire mani wowe ngiye kugufatira umwanzuro nigirire rero reka mbere cyane ubundi se ndabugana umva se wowe fata umwanzuro kugira ngo we manzi akira amafaranga genda ukore nimba nawe mayi mani reka ngiye nigendera mani ndabona we rero ndaza kuyivugana naho na mere tugufatira umwanzuro byibuze dushaka ahantu tuba tugushyize uve mu rugo